Okay, ngira ngo coach ntabwo ari umukino wari woroshye ariko insinzi irabonetse. Atangire kuri urwo ruhande ni ibintu mwakire muto kwamubonye insinzi yanyu ya mbere. Ya ni ibintu bidushimishije nyuma ya match 3 tukanganya mwimwe tugatsindwa 2 ni ibintu abanyagicumbi batariho bakira kandi nanjye sinabyakiraga n'abakinyi ariko uno munsi bari motive bari ku rwego rwo hejuru ubona ko bari gukina ubona ko turi hejuru ya equipe ku buryo na 5-6 byari bugere rero icyo umuntu ashima ni insinzi ya mbere ishobora kuba yadufasha tugatsinda n'izi match zindi 2 zisigaye. Yes, wenda ntabwo wagize imyitegure myiza ariko no aho equipe bigaho ko uno munsi bavuga ko equipe imaze gufata irangi. Ya imaze gufata irangi kandi hari utubazo tumwe na tumwe twari duhari ariko abakinyi turagenda tugana n'ubuyobozi bukabegera ku buryo utwo tubazo nibura buri wese agenda dusiga ku ruhande kugira ngo tubanze turangize akazi kacu kuko akazi niko kadutunze igihe tutazakomeza bya bibazo n'ubundi tuzabijyana mu rugo ikiza rero abakinyi twagane tuvuga ngo reka dushaka 3 y'aka kanya ibindi tuzabizana inyuma. Nk'umutekinisiye match y'uno munsi umukinze nava kwenda ku buryo boroheye bito 3-1 amagaje mwayirushije. Ya twayirushije kwinjira muri match kare twayinjiranye muri match mbere ikindi ya equipe ubona itakina baro touche imwe 2 ya equipe iriho idegaja ku buryo rero twebwe twatuzaga tugakina iyo dutuje tugakina byadufashaga kugira ngo dukonstruise tubashe kuba twakwigira imbere dutsinde igitego twabonye ama occasion menshi ndabishima Imana. Ubushize utsindirwa inyagisenye avuze yuko amagaju adaherekejwe n'umufana Emile n'umusifuzi atagutsinda ubu ngubu kuri uno munsi umusifuzi ndakeka yonda kubona ngo yabaye fair ibyo yavuze byaba ari ukuri hari uza no kubaza wenda w'amagaju niba hari aho baba bamurenganyije ariko badusifuriye neza. Hanyuma kwiza kurungu equipe mfite amanota 10 equipe ya mu maze kuva gatatu n'amanota agera kuri 4 amagaje bari imbere n'amanota 6 mujye gukora iki mu mikino itaha dore yuko ejo muziye gutya ikipe ya Vizi ni Etoile de l'Est hano Etoile de l'Est tuzakurikiza Etoile de l'Est kuri iki kibuga cyacu na ahantu tuba tumenyereye neza ku buryo icyo tugiye gushaka na amanota 3 gushaka inota rimwe nta kintu twebwe bitumarira na amanota 3 kuri izi match zose sigaye tugategereza ibindi ariko twebwe twabonye ayo manota 9 kongera kuri rya rimwe akaba amanota 10 ubu tugizane no gushaka ya 6 tukagira 10 Etoile murayitsinda turakora cyane nayo irashaka 3 natwe turashaka 3 ariko ikingenzi twebwe tuzakora ku buryo turi wacu tuzabona ayo manota 3 kubera Imana. Ubutumwa ku bakunzi b'ikipe ya Gicumbi bamaze kubashimira bari baje ari benshi bongere baze badushyigikire hano turebe ko byakunda kandi tukayizamura equipe. Asante sana nakoze murakoze namwe. Mumaze gutakaza umukino ni wakabiri mumaze gutakaza tutangire kuri uyu nguyu gutangira habuze iki kugira ngo wenda mumaje ko matirwa by'umwihariko ibitego 3 kandi ari no bwa mbere muri no mwaka mumaze gutsinda ibitego 3. Murakoze gutakaza byo bibaho kuko natwe harizo twatsinze ariko nukuvuga ngo kuba imatch itagenze neza ibyo twari twateguye ntago bigenze neza ubwo tugiye gutegura izindi match 2 dusigaranye mu rugo. Nk'umutekinisiye urebye ikipe ya Gicumbi uburyo yakinnye ku ruhande rwawe niki yakurushije kugira ngo ibashe kuba yawe gutsinda ibitego 3? Ni ikibuga cyabo ni ikibuga ko urabona ko cyaguyemo imvura cyanyereraga nicyo baturushije no kuba wenda bo babashije kuba muri concentration kuva match itangiye paka irangiye. Byasaga nkaho iyo mutsinda no match wakwita mwikarifiya mu cyiciro cya mbere nagumasha ko mwayitsinda ugakurikira umukino muzakina n'ikipe ya Vision Inyagisenye ku ruhande rwanyu ntabwo ndava ko amahirwe maze kugabanyuka. Amahirwe nagaragabanuka agoragabanuka ni match imwe gusa tugahita tukomeza ntabwo rero turagabanya amahirwe aracyahari ufite match 2 kandi turisiri yuko zira match tugomba kuzitsinda. Match itaha imuzakina na Vision umutoza zaba yagarutse ashobora kuba yagarutse. Hanyuma ubutumwa ku bakunzi b'ikipe y'amagaju wenda kubataje kuri umupira ndetse by'umwihariko babazi ko bagiye kuba bikarifu no mutari kubita bitagenze neza. Bagomba kumenya ko gutsindwa no kunganya birimo kandi nta nubwo bagomba gucika intege. Turacyari mu mukino turacyari gushakisha ko tuzamuka ntibacika intege bagume bari hamwe natwe batuba inyuma tuzi ko tuzabikora kandi tuzazamuka. Merci.